ayenaranga kandaganda agamikora agira imana aragana. Umudugudu wa Taba uherereye mu murenge wa Mukura mu karere ka Huye, utuwe n'abanyarwanda bo mu byiciro bitandukanye, barimo abatishoboye barokotse jenoside yakorewe abatutsi, abahoze mu ngabo, abanyarwanda birukanwe muri Tanzania, ndetse n'abari basanzwe batuye muri Taba mbere y'uko ibyo byiciro bindi bihatuzwa. Muri uyu mudugudu ni naho hubatswe urugo rw'impinganzima ya Huye rutuyemo ababyeyi bagizwe incike na jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Aba babyeyi bahawe izina ry'intwaza na nyakubahwa Madame Jeannette Kagame, umuyobozi mukuru wa Unity Club. Urugo rutuwe n'ababyeyi 107 barimo abakecuru 99 n'abasaza 8. Mu gutangira rero uriya mushinga uri mu mudugudu wa Taba, habanje gushaka igisubizo cyo gutuza ababyeyi bagizwe inshike na jenoside yakorewe abatutsi bitwa intwaza. Nyakubahwa chairperson wacu Madame Jeannette Kagame abishyira ku mutima, asanga aba babyeyi batakigira abana, batakigira abo bashakanye, bageze mu zabukuru, bafite ibikomere, bafite uburwayi, bakeneye ahantu bitabwaho, bagafashwa, tukabaherekeza akazasaza neza. Ni muri urwo rwego rero hubatswe urugo rw'impinganzima rwa Huye ruri mu mudugudu wa Taba nyine mu murenge wa Mukura, rutuzwamo ababyeyi bagera ku 100. Bashakirwa abakozi babafasha bita ku mibereho yabo ya buri munsi. Navuga ko ari yo ntangiro y'urugendo rw'umushinga w'iterambere rikomatanije tuvuga uyu munsi. Ndisekera iyo ndebye aho Kagame yashyize. Ubu naje nk'imibiro 40 none mpima 60. Impinduka zambayeho ni umutima utekanye. Ubu uraryama ntabwo uvuga ngo uraza kunshiraho urugi. Isari yose wahoga wikanga urupfu. Rero tugere hano rero turatekana, tutangiye kugarura umubiri. Unaje nshaje none nabaye umusore. Iyo turi mu rugo natwe twigira hari ahepfo tuhafite igikari, tukibyinira nyine rwose, tukibyinira abakecuru bagatera, twikorera siporo mu rugo turimo twibyinira abandi bakoma mu mashyi. Isesengura ryakozwe ku mibereho n'imibanire y'abari batuye mu mudugudu wa Taba ryagaragaje ko hari ibibazo biterwa hanini no kwironda gushingiye ku mateka n'inkomoko ya buri wese, bukene bukabije, ishyari n'ibindi. Nyuma ya jenoside muri Taba twari dufite ikibazo gikomeye cyane, twabonaga ku macenga kubera ko abacitse ku icumu ntibatwiyumvagamo. Natwe muri baturage batuye basanzwe bavukiye n'abakavukire ntitwabiyumvagamo. Twese twarakebakebanaga. Ntawe ushobora gutabara undi, ntawe ushobora gusaba amazi undi, ntawe ushobora gusaba umunyu undi. Urumva ko nta n'iterambere ryashoboka kubaho. Ibi nibyo byatumye muri 2021 Unity Club itangiza umushinga w'iterambere rikomatanyije ICDP, Integrated Community Development Project, ugamije kubaka ubumwe no guteza imbere imibereho myiza y'abatuye umudugudu wa Taba. Mu bikorwa by'ibanze uyu mushinga warugamije harimo gukomeza ibikorwa byo kwita ku babyeyi bo mu rugo rw'impinganzima ya Huye, kubaka ibikorwa bizana ubusabane hagati y'ababyeyi n'abaturanyi babo, no guteza imbere imibereho myiza y'abatuye umudugudu wa Taba. Umushinga wakozwe mu mudugudu wa Taba nawushima cyane ko ari umudugudu washingiye ku byifuzo n'ibitekerezo by'abaturage, hanyuma habaho ubwo bufatanye n'ubuyobozi n'abafatanyabikorwa. Waho tugeze navuga ngo ni umudugudu buri munyarwanda wese yakwifuza ko ariho yagakwiye kuba atuye, kandi n'abayobozi natwe biradufasha mu buryo tuganira n'abaturage nuko tubabona bagenda bahinduka mu buzima bwabo bwa buri munsi. Binyuze muri uyu mushinga w'iterambere rikomatanyije mu rwego rwo gukomeza kwita ku mibereho myiza y'ababyeyi b'intwaza, hubatswe inzu y'ababyeyi barwaye cyane bakeneye ubufasha bwihariye, Palliative Care Unit. Abaganga bacu baraza nijoro bakakubaza uko umerewe, abo umerewe nabi bakakuzana hano.
mu bikorwa bizana ubusabane hagati y'ababyeyi n'abaturanyi babo hubatswe ibikorwa remezo birimo inzu mberabyombi n'ibibuga by'imikino y'intoki ya volleyball na basketball, aho ababyeyi b'intwaza n'abaturanyi bahurira mu myidagaduro n'ibiganiro bitandukanye. Mu bikorwa biteza imbere abatuye mu mudugudu wa Taba hubatswe urugo mbonezamikurire rw'abana bato ECD rwafashije cyane kuzamura uburere n'imibereho y'abana bato bo mu mudugudu wa Taba, bibarinda igwingira, bakura neza mu bwenge no mu gihagararo. Hubatswe amazu 28 yo guturamo mu buryo bwa 4 together, aho inzu enye ziba zisangiye imbuga imwe, hasanwa n'andi mazu 3. Muri rusange imiryango 27 igizwe n'abantu 137 yafashijwe kubona amacumbi ameze neza. Hubatswe kandi isoko rifasha abahatuye gucuruza no guhahira hafi. Mu mudugudu wa Taba kandi hanatangijwe imishinga y'iterambere ku bagore n'urubyiruko. Kuba dufite umushinga duhuriyeho, twabonye aho duhurira dukura inyungu uko twatangiwe, ntabwo ariko tukiri. Nimba twaratangiye ku nkwavu 30 bitewe n'inzu yagutse baduhaye, tukaba tugeze ku nkwavu 200 kandi twaranagurishije, twarashyize no ku isoko. Dufite umushinga w'ubworozi bw'inzuki, twaba dufite imizinga 47 ya kijyambere n'imizinga 70 ya gakondo. Tumaze guhakura ubuki bugera ku biro 150, tumaze kubukuramo amafaranga agera ku 670. Bo bamaze kubona turi hamwe rero baratwegereye, baravuga ati se mwe ntacyo mwakora kugira ngo nibura muzamuke mutere imbere. Turavuga ati ko hari icyo twakora. Mubona mwakora iki? Twakora ibintu bijyanye no kwambika abageni na dekorasiyo. Bati nta kibazo ngaho muzakora umushinga. Mu rwego rwo kwimakaza indangagaciro z'ubumwe n'ubudaheranwa, umuryango Unity Club utegura ibiganiro ngarukagihembwe bibera mu mudugudu wa Taba. Ibi biganiro bigamije gukangurira abaturage guhora bazirikana agaciro k'ubumwe n'ubudaheranwa, gusigasira ibyiza byagezweho no kugira uruhare mu iterambere ry'igihugu. Kugeza ubu abaturage ba Taba babanye neza kandi babaniye neza intwaza, bashyira hamwe, barasurana, baratabarana. Ukuntu tubana turaturanye, iyo umuntu agize ibyago uramutabara. Twashyizeho rero umunsi wa 2 mu cyumweru, umunyamuryango ufite ikibazo cy'ubuhinge tukagenda tukamuhingira ikigoroba, twarangiza tukaganira, akadushimira tukitahira. Umudugudu wa Taba ni ishusho y'ubumwe, ubudaheranwa n'iterambere. Ikintu nabwira rwose umukuru wacu Paul Kagame na Jeannette, Imana izabaho umugisha, turanabakunda, ahubwo muzamutubwirire tuzagaruka basure. Umugisha rwose, Imana izabaho umugisha kenshi cyane, bazakomere, nubahiga Imana izamuheze hirya, izamusane hano imbere. Byagezweho muri uriya mushinga ni ibintu buri wese yakwishimira. Ntabwo wabyishimira utashimiye mbere na mbere abafatanyabikorwa bacu. Iyo ubirebye ni ibintu biremereye, ariko nta muntu wabyifasha. Abafatanyabikorwa rero barabidufashije kandi turabashimira cyane. Niyo mpamvu dushishikariza n'abandi, tuzagenda tubageraho abo dushobora kugeraho bose, ariko nabo dufite turabashimira cyane kandi turifuza yuko dukomezanya no mu zindi mpinga nzima, aho twifuza gukora ibirenzeho.